nanjye nitwa Uwiragiye Dani. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana mu mavideo atandukanye. Kanda subscribe ufungure inzogera hatazagira video n'imwe gucika. Muraho, nitwa Uwiragiye Dani, nguhaye ikaze kuri iyi channel. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nguhaye ikaze. Kanda subscribe ufungure inzogera hatazagira video n'imwe gucika. Niba dusanzwe tubana uri umuntu w'umugabo, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe ufungure akazogera kugira ngo tujye tujyana akantu ku kandi hatazagira video n'imwe gucika. Nguhaye ikaze, kanze mbereke ukuntu izi video zikorwa. Nitwa Uwiragiye Dani, nguhaye ikaze, ntugende udakoze subscribe. Nguhaye ikaze, reka dutangire. Mwabibonye rero uko wavugisha amafoto, murabyiboneye Diamond arimo avuga. Reka dutangire imbereke uko wavugisha amafoto. Twihuse uragenda kuri Play Store yawe udownloading application yitwa Vabo. Iyi ngiyi muri kubona muri screen, uyidownloading, uruzuzamo email, ushyiremo na password kugira ngo bakwemerere ko wayikoresha. Hanyuma nakiye abantu bashashe, niba uri ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, nguhaye ikaze. Reka dukomeze. Urashyiramo email na password yawe, hanyuma loading banze ikore checking, utegerezeho gatoya, barahita bakuzanira amafoto y'abantu ushobora kuba wakoresha. Hano handitse upload. Weho urareba ifoto ushaka gukoresha ngo ni iyihe, uzamure scrolling uri amafoto wakoresha. Kandi ngiye nkoresha iyi ngiyi mwabonye, ndetse munyibereke, uretse gato nyibereke nsubira inyuma. Koreshe iyi foto y'uyu mugabo uyu. Y'uyu mugabo kanze mubereke, ndaje mubereke iyo ngiye gukoresha. Guys, iyi video ntigucike. Ku musozo w'iyi video uraza kuba usoza warangije kubona uburyo wakwikorera ifoto ivuga, ukavugisha umusitari runaka, bakazagira ngo niwe mwari muri kumwe muganira. Pfa kuba ufite internet gusa ubundi irakora. Kandi mvugisha uyu mugabo, uyu nguyu mubona hano ariwe mwanabonye. Uraza umukandeho gutya ku foto, hanyuma ugire gutya, ukande hano handitse ngo, nibwira hano urahita ukanda hano handitse ngo recorder video. Hano ubanze recording. Hano hejuru handitse ngo replace video. Ushobora kuba wa replacing ugashyiramo indi foto yawe iyo ari yose ushaka, ntari ngombwa ari amafoto ari muriya. Muno hari amafoto menshi ushobora kuba wakoresha, ufite muri galeri yawe ufite amafoto menshi. Wewe uraza gufata ifoto iyo ari yose ushaka yo kumva wakoresha muri video. Guys, ndashaka kugira ngo usoze warangije kumenya uburyo wabyikorera. Rero uraza ukande hano handitse ngo recorder audio. Recorder ibyo uraba ugiye kuvuga cyangwa se ibyo uraba ugiye kumubwira, uraza ube wabishyira hano. Hanyuma hari indimi zose, urabona ko indimi zose zo ku isi zose ziba zihari. Ururimi rwose washaka kuvugamo ruba ruhari, haba Icyongereza, haba Igifaransa, haba indimi zose wumva ushoboye kuvuga, zose zirahari, wazikoresha ukavuga. Uraza ukanara handitse ngo other language kugira ngo urecording mu rurimi uraba ugiye kuvuga, cyangwa se selecting ururimi rumwe wumva neza nk'izi ngizi, ucyumva neza. Hanyuma uze ukanda hano handitse ngo recorder. Ahari sinzi niba biremera kubera ko iyi application ariyo ndi gukoresha, ariko ndagerageza ndebe. Hara niho uraza gukanda, bakubarira amasegonda, bakakubwira ngo wenda ni amasegonda, bakaba barakuva ari kuri 1 kugera kuri 3 kugira ngo recorder yawe ibe yatangiye.
guys, ndizere ko tujyana akantu ku kandi, hatagira video akantu na kamwe kagucika. Nikagucika ahubwo uraza gusubiza video inyuma urebe ahantu hagiye nderekeza udufresh kugira ngo ubyikorere. Weho ukurikize ibyo ndi kukwereka hano. Twagiye rero ntabatindiye, hano namaze kubereka ibihugu ushobora gushiramo. Niba uvuga icyongereza, niba uvuga ikinyarwanda, aho uri hose ushobora kuba wayikoresha bitewe n'ururimi uvuga, ukaba wamenya uko wavugisha ifoto. Ibino bintu biri gutrendinga cyane, nawe ndifuza yuko wabikoresha. Ku ma TikTok birimo biratrendinga cyane, kuri ku ma Instagram birimo biratrendinga, ku ma YouTube naho nuko. Iyi video ni ingirakamaro cyane, yakugira akamaro nuramuka uyirebye ukayigeza ku musozo. Uraba ufite ubushobozi bwo kuba wakoresha ifoto iyo ari yo yose ushaka, uyifite muri galeri ukaba wayikoresha. Twagiye bizaterwa na internet ufite, nubwo ngiye mbona internet yanjye iri kuntenguha, ariko ndagerageza ko kubikora neza, ko ndi bubisoze neza. Wowe urahita ufungura kano kantu kanditse ngo caption, kano kanditse ngo capitals, kano kari urahita ugafungura. Numara kugafungura utegerezaho gatoya. Guys, birategwa na network ufite. Iyi video yashatse kuba ndende ariko ntabwo ari ndende cyane. Iyo uzi icyo ushaka urihangana ugategereza, ariko ntabwo ari ndende cyane. Weho nagira ngo utegerezeho gatoya, hanyuma wenda iraza irodinge, utegerezeho gatoya guys. Nta bikomeye, wenda nuko ari network, ariko wumve yuko utaza kurambirwa. Iyi video ni ngufi cyane. Nuyitarutsa urakanda hano, urakubwira ngo allow verbal access to photo media and uyasinge ubyemere. Ubwo ngiye kureba ifoto downloadinga muri za zindi, kuko yayindi nayikoresheje. Kanze mfate iyo umuntu mfite hano muri galeri kugira ngo ariyo duhitamo. Kanze nkoresha ya Diamond, muri mwayibonye ko nayitangije muri video, kanze ariyo nkoresha. Hanyuma uraza uyikirikeho. Numara kuyikirikaho irahita ijya hano, ubwo ibanze loading application, ibanze ifate neza. Guys, nizere ko tugeze aha hari ibyo umaze kumenya. Iyi video ugenda akantu ku kandi, ntiwihutisha, ntabwo uramenya ibikurikira. Hanyuma murabona yuko Diamond namugejeje muri taburo. Ukwibaza ngo agiye kurikira iki rero? Agiye kurikiraho recording amajwi iyo araza kuvuga. Uraza hahandi ukandimo wa language, hanyuma urecording ibyo ushaka kumubwira. Umubwire ibyo ushaka kuba wamubwira. Hanyuma ntusoza hano, usoje ibyo ushaka kuba wamubwira, ibyo ari buvuge. Ikintu uri buze gukora, nugera hano urakanda aka kantu kano kanditseho apply. Urahita ukabona hano imbere yawe kuri screen kanditseho apply. Ni hano hepfo kanditseho apply, niko uraza gukandaho. Hanyuma uhita ukanda ngo hano handitse ngo generate. Warangije kurikodinga niho uri bubikore. Nawereka kariya naberetse ukambi nakuguhanagura igihe wafashe record nabi. Noneho reka to recording, wenda record yawe wayirecordinze neza, wayifashe neza. Reka turebe uko wayikora. Tuvuge ngo wahaye ikaze, nitwa Uwiragiye Dani, kanda subscribe ufungure inzogera. Wahaye ikaze.
guys, nizere ko mwanabisoje, ariko nizere ko mwabisoje walayikinze comments byose, nizere ko uri buze kubikora. Hanyuma reka ngarikiza aya masegonda, ngarukiriza hano, uraza ukanda hano wanditse ngo apply. Hano ngiye gushira agafresh, ukande hano wanditse ngo apply, niho uri buze gukanda. Wakande gutya, wakande kadutegereze turebe ibyo barahita bakubwira. Hanyuma irarodinga man, bitwara akanya ho gatoya, ariko ntago bitera internet ufite birihuta, bitwara akanya gatoya, birarodinga bigera 100%. Guys, mbabare urayikinga iyi video, utere comment niba ari igitekerezo cyangwa inyunganizi, ubyandike muri comment. Niba application wumva ko nakubwiraho, nabyo ubishyire muri comment. Hari igitekerezo wakumva wantera cyangwa se inyunganizi uko nabigenza, nabyo ubishyire muri comment. Subscribe uyurayizi kari ingenzi, unayilikinga. Noneho urategereza hano bibe 100%. Guys, iyi video ni wihutisha, ntabwo uramenya ibikurikira biri imbere ngo ntabwo ubimeze bite. Ndagira ngo iyi video uyijyana akantu ku kandi kugira ngo umenye ibikurikira. Wandike igitekerezo cya muri comment uko wayibonye, haba inyunganizi, ibitekerezo byose ndabyemera, kandi comment zose ndazisubiza guys, uho utange igitekerezo. Noneho urategereza hano biri ya uploading audio yifate neza, bibe biraba 100%. Ndabona ko bigeze kuri 70. Ndabona ko bigeze kuri 70 guys, 80, 90, 100. Utege urabona ko yohaye 100. Urabona ko yohaye 100 guys. Nizere ko warangije gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu video atandukanye. Iyi video ni mwihangane yabaye ndende, ariko ntabwo ari ndende cyane ku muntu ushaka kwiga no kuba yamenya gukoresha iyi application. Iyi video ntabwo ari ndende cyane, agerageje kwicamo kabiri mbona byangora, ndavuga ati kanze nyikorere rimwe. Noneho uyugeze hano ukanda hano handitse ngo generate, hano kuri jambo ry'umutuku hano hasi uri kubona. Hano ku musozo w'iyi video ndababwira kandi kantu kari muri application, ndaza ukababwira. Urakanda hano handitse ngo generate video, hano niho uri buze gukanda. Utegereze gatoya, ntago meze nk'abandi babwira ati video byagenze gutya byagenze bite. Niyabaye ndende, ariko harimo isomo niba ushaka kwiga, nta bikaze irebe iyi video uyirangize. Utegereze gatoya igenerating, bitindaho gatoya, ngiye navuze ngo nyikorere rimwe uyimenye, uyirangize ku buryo wabyikorera guys. Urategereza nanone iroding bibe hano 100%. Akantu ngiye kubabwiraho rero ni kano sasa, wowe wihanganye ukagera ku musozo w'iyi video, ni kano kantu ngiye kukwereka. Hano ni nkaho video yarangiye, ariko hari akantu nshaka kugira ngo iyi application nzakwigisheho, urabimbwira muri comment niba ari ngombwa. Kuzabereka kwa kano kantu kwa zino nyuguti hano handitse ngo air photo generator na hano air avatars. Muzabimbwiraho mumbwire muri comment niba mukeneye kugira ngo nzabakore kwizi video mbasobanure cyutu tuntu dusobanura guys. Ni video translators, hano uko umuntu yaba ari kuvuga Igifaransa, ukaba wenda ya video yawe ko wayishyiramo ukabyumva mu rurimi wifuza. Tuno tuntu kwa dutatu muzambwire ntubakorereho guys. Nimbona comment zirenga 10 ngaha muri comment nzabibakora guys. Murategereza ko ntayo ratinda, bibe 100% video yawe iraba yakoze 100%, 100% iraba yakoze. Bizaterwa na network ufite, uko izihuta
Njye navuze nyikorere rimwe kugira ngo ntongera kwisubiramo, ariko nzayisubiramo ndi kubereka utu tuntu ko ari dutatu mwankundiye mukabimbwira muri comment guys. Nabone igeze kuri 80, 56 byenda kuba 100%. Guys, nubikora nkuko nabikweretse 100%, iyi iraba wabishoboye. Kubera ko rero ndi iyi application ariyo ndi gukoresha, ntabwo ndayiplaying ngo bikunde, ariko ubikore n'ibyanga ukunda ubimbwire muri comment. Murabona ko Diamond ya magambo navuze ari kuyavuga, ariko na mutinda amajwi kugira ngo ataza kumvugiramo. Duhure mu izindi video, muri comment mumbwire nuko mubibonye. Muna subscribe muyikore, like, share, comment, ndabikeneye. Murabona ko ari kubikora. Ubwo turahura mu yindi video ndi kwereka kwa tuno tuntu ko ari dutatu, ni mubimbwira muri comment. Nizere ko warangije gukanda subscribe. Weho kandi subscribe utere salute, uri umuntu w'umugabo wowe twabanye kugeza iyi video irangiye. Salute na uri umuntu w'umugabo. Reka duhure mu yindi video ikurikira iyi ngiyi. Ndabakunda.